inzererezi bita Mediya inzererezi bita Mediya rwose simba nshaka no kuyumva mane uri ikigoryi ni ikigoryi cy'igitinganye mane rwa Medina urugo ry'igurutinganye ruri aho ngaho nyine tu nsigaye numva ngo gisigaye gikundana na Eric Semuhungu cyagiye kuri BBC akumva ngo cyagisha nk'ari kinini kagiye kuri BBC karavuga ngo umukobwa ngo w'inshuti yanjye watafaka mwa ibyo ngibyo rero utangiye kubijyamo uri umuhanzi ubu utangiye kujya kuvuga manjwa narababwiye ngo ubujama rero ubujama bwose bw'ubutinganye imani ni ubujama bo butazi game ukuntu ikorwa ndi kubona umukozi w'Imana Medi umukuru yawe umukozi w'Imana ndi kubona umukozi w'Imana Medi izina ry'Imana azanzana mani uru ruganda mani rurimo imyanda urumva uru ruganda rurimo imyanda rurimo abantu bakora ibintu byose kugira ngo amahano kagurube na semukobwa semuhungu nicyo gituma Uwiteka azarimbura umurwa ugasigara ari ikidaturwa. Uwiteka aravuga ngo isi n'abayituye nzayirimbura nyihindure ubutayu nyihindure abadaturwa. Umuhanuzi Yeremiya ati isi izakunjwa nk'umwambaro, isi izezeshwa umuriro, abatuye isi bazapfa nk'isazi. Nicyo gituma Uwiteka azarekura ibyago 7 biri mu byahishuwe igice cya 17. Uhereye ku byahishuwe igice cya 16 haboneka kurimbuka kw'ibyago 7. Imana izarimbura isi nk'uko yarimbuye Sodoma n'i Gomora. Buri uko ubona ibyaha bikorwa ari kimwe nk'ibyo Sodoma n'i Gomora. Muri Matayo 24 Yesu yaravuze ngo nzakora, Uwiteka azakora nk'ibyo yakoreye Sodoma n'i Gomora. Iyi si y'iki gihe nk'uko Petero yabivuze ati nk'uko byari bimeze, nk'uko Sodoma n'i Gomora bari barakabije cyane gukora ibyaha, ni nako Yesu azarimbura isi mu gihe isi ya none iyi turimo, iyi si y'umwaka w'2025, iyi si turimo ni nako Uwiteka azayirimbura. Buri uko ukomeza kubona ibyaha bya Sodoma na Gomora bikomeza bikura ku isi, bikomeza bikura ku isi, Yesu yaravuze ngo nzarimbura isi nk'uko Sodoma n'i Gomora nayirimbuye. Marayika wa mbere dusanga mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7 no 8 havugwa marayika wa mbere, ariko hahita hakurikiraho marayika wa kabiri. Marayika wa kabiri mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8 no wa 9. Marayika wa kabiri aravuga ngo iraguye Babuloni, iraguye wa mudugudu ukomeye, irarimbutse. Babuloni rivugwa muri icyo gice ni iyi si dutuyemo. Iyi si dutuyemo niyo Babuloni. Marayika wa kabiri aravuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Iraguye Babuloni, ni muyisohokemo kuko Babuloni iguye. Akenshi na kenshi abantu benshi cyane ntago iyo Bibiliya ivuze Babuloni ntago ibivuze Babuloni ya kera. Ubundi Babuloni nusoma ahantu handitse ijambo Babuloni ujye umenya ko ari iyi si ya none. Reka tujye ku murongo wa 18. Uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 no haravuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Iyo batubwira Babuloni wibuke ko baba bavuga iyi si dutuyemo. None iyi Babuloni dutuyemo iragwa ryari? Mu mwaka w'2027 Babuloni iratangira kumenwaho ibyago 7 byo mu byahishuwe igice cya 16, aho tubona ibyago 7.
aho tubona marayika amenera urwabya mu zuba, izuba rikotsa abantu, aho tubona abantu barwara ibisebe, aho tubona marayika amenera urwabya mu nyanja amazi agahinduka amaraso, aho tubona marayika amena urwabya isi igaterwa n'ibibuye binini bikarimbura benshi, aho tubona inzige zitera abantu, aho tubona habaho ubwira kabiri marayika kubw'umujinya wa marayika. Wambaza nkagusubiza uti kubera iki marayika azamenera urwabya mu zuba, izuba rikotsa abantu? Kubera ko abantu benshi bazaba barasinze inzoga z'i Babuloni, barimo gukora ibyaha nk'iby'i Sodoma n'i Gomora. Nicyo kizatuma ibyago 7 bitangira kwisuka mu mwaka w'ibihumbi 2026 na 2027. Ibyago 7 by'imperuka bikarimbura benshi. Ibyahishuwe igice cya 16, Uwiteka aravuga ngo nzarimbura isi n'abayituye. Ibyahishuwe igice cya 16, Uwiteka aravuga ngo nzarimbura isi n'abayituye, maze isi nyihindura amatongo, maze isi nyihindura ubutayu, maze isi nyihindure ahadaturwa, kubw'ibyaha by'i Sodoma n'i Gomora barimo gukora. Nicyo gituma Uwiteka azarimbura isi akayisiga ari umusaka. Abantu benshi cyane bajya bibwira ati ese Uwiteka azarimbura isi bimeze bite? Ati ese Uwiteka iyi si azayirimbura? Uwiteka azayirimbura rwose, nta n'ibuye rigeretse ku rindi rizasigara ku isi, kuko ibyago 7 byo mu byahishuwe igice cya 16 bizarimbura buri kimwe cyose cyo ku isi. Ibyago 7 byo mu byahishuwe igice cya 16 bizarimbura amataje, bizarimbura amazu, bizarimbura amagorofa, bizarimbura amashyamba, buri kimwe cyose gituye isi. Uwiteka yaravuze ngo ubwo muzabona abakora ibyaha nk'iby'i Sodoma n'i Gomora, ubwo muzabona abakora ibyaha nk'ibyo ku gihe cya Nowa, nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo azamanukana uburakari maze isi akayihindura amatongo. Yeremiya ati isi izahinduka ubutayu n'amatongo n'ikidaturwa, abatuye isi bazapfa nk'isazi kubw'ibyaha byabo. Yego, Uwiteka rwose azayirimbura nta kabuza. Dufite ihame ry'imyaka 6,000. Iyo myaka 6,000 itangirira mu byahishuwe mu Itangiriro igice cya 3. Mu Itangiriro igice cya 3 Imana isezeranya Adamu na Eva, irababwira iti nzagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031. Yego, uhasanga isezerano, uhasanga ihame ry'imyaka 6,000 rivuga ko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031. Reka mbanze nkwereke hano mu Itangiriro igice cya 3 havugamo kugaruka kwa Yesu, havugamo kuza kwa Yesu, havugamo no kugaruka kwa Yesu. Igihe Imana yafataga inyamaswa ikayica ikayikuraho uruhu, urwo ruhu ikarwambika Adamu na Eva, ryari isezerano rivuga ko Yesu azaza agapfira ku isi akikorera ibyaha by'abari ku isi. Igihe Uwiteka Imana yabwiraga Adamu na Eva akababwira ati iyo nzoka muzayimena agatwe, uhereye icyo gihe ukabara ukagera mu mwaka w'ibihumbi 2031 usanga ariho iyo nzoka izameneka agatwe. Kumeneka agatwe k'inzoka mbese ni Imana ibwira Adamu na Eva ati iyo nzoka muzayimena agatwe, ni ukurangira kwayo nyine. Urumva inzoka niba yimena agatwe ntabwo izaba igihumeka nyine. Ni ukuvuga ngo umuntu wamenetse umutwe aba yarangiye nyine, nta gukora nta kwinyegambura, ni ukurangira kwe. Ni ukuvuga ngo kumeneka umutwe kwa Satani nicyo gihe azaba arimbutse by'iteka ryose, nta kongera kuvugwa, nta kongera gukora, nta kongera kubyutsa umutwe. Urumva umuntu wamenetse agatwe ntabwo yakongera kubyutsa agatwe. Iyo uhereye icyo gihe Imana ivuga iti iyi nzoka muzayimene agatwe,
ukabara uhereye igihe cya Adamu na Eva, ukabara icyo gihe, uragenda ukikubita mu mwaka w'2031, nibwo imyaka 600 izaba yuzuye, ari nacyo gihe Satani azamenekera agatwe, ari nacyo gihe Satani azarimbuka by'iteka ryose, ari nacyo gihe Satani azakurwa ku isi akarimbuka by'iteka ryose, akaba ibishingwe, akaba ivu, akarimbuka burundu, ubutazongera kuvugwa, ubutazongera kwibukwa. Nicyo gihe ikibi kizakurwa mu bantu mu mwaka w'2031. ariko se Yesu yavuze yuko iyo minsi agomba kuyigabanya. Yesu yaravuze ati njyewe nari kuzagaruka mu mwaka w'2031, ariko kubera ko ibyaha byabaye byinshi, kubera ko isi irimo gukora ibyaha byinshi birenze ibya Sodoma n'i Gomora, ndabihinduye. Nari kuzagaruka mu mwaka w'2031, ariko kubera ko ibyaha byabaye byinshi by'i Sodoma n'i Gomora, niyo mpamvu ngabanyije kugaruka kwanjye. Ndaza vuba, ntabwo ngomba kuza mu mwaka w'2031, ndaza vuba. Satani uteza ibyaha mumena agatwe, arimbuke by'iteka ryose, ubutazongera kwibukwa, akurwe ku isi, ikibi gikurwe mu bantu, habeho gukiranuka ku iteka ryose. Yesu yima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi, habeho ijuru rishya n'isi nshya. Yesu rero yabihinduye, ntabwo akije mu mwaka w'2031, agiye kuza vuba, kubera ko ibyaha byabaye byinshi ku isi. Yesu agiye kuza yima ingoma y'imyaka 1000 vuba.